ku kintu cy'intambara. No mpamvu uzasanga uyu munsi wa none abarundi batumva bimwe batumva bimwe abandi bumva ibindi ugasanga bari gutya bari desordre hariya niko babivuga ugasanga yego bari mu kavuyo hakugira ngo bininire bisuzume ugasanga kumbi satani yahagurukirije ya mahembe zambaraga z'umwijima dore ko zariho zibereye zambaraga z'umwijima akaba ariho ziri kandi zirimo guturuka hakugira ngo basenga Imana yo mu ijuru ibarengere muri kiriya gihugu cyaho ugasanga ahubwo bari muri shu rero Imana aragira ngo nibwirire abadukurikiye bari i Burundi ninjira muri message ubundi nigendera yego niyo mpamvu nibwirira abantu bari i Burundi umurundi kazi umurundi ahari hariho hose Imana imushyizeho ikintu cyitwa urumva ikindi cya kabiri intambara buriya uzareba intambara ya Kongo cyangwa ya mama 23 na FARDC yego bamwe bashaka kugira ngo babone amahoro mu baturage ubwo ndavuga kuri mama 23 none FARDC nayo ikarwana ishaka kubuza amahoro ki abaturage urumva itandukaniro yego ni nayo none tubifata mu buryo bw'umwuga niyo umukristo wese arwana kugira ngo adapfa mu buryo bw'umwuka ahubwo ahora ashaka gutera imbere kuburyo ngo Imana ibe yamuteza intambwe imwe ajya ku yindi none akarwana kugira ngo agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kaganze kuri we buri muntu wese avuga ngo ahora agenda muri yandi ndirimbo ivuga ngo ngende umukristo kandi zahora ndewe aranyumva ariko nubona umukristo urimo ufite ishyari umenye ko yinjiriwe na Sekibi ari we se Satani niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwabana b'incirama kugira ngo se nta bana b'incira bari mu murimo w'Imana barimo nuko rero ntago wambaza ngo intambara ziva hehe kandi bagitera bahari none Damuru reka tukwakira tugezeho message watuzaniye mbo ikintu nabanza kuvuga wansomera amagambo ari muri Zekariya ibice bibiri Bibiliya iravuga ngo hari amahembe 4 n'abacuzi 4 yego 7 ntabwo ndahagera yego icyo buvuga Zekariya icyo bingahe ibice bibiri ni Zekariya ntabwo ari Zefaniya Zekariya ibice bibiri hanyuma udusomere ibice bibiri hanyuma dusomere ndahera ku murongo wa mbere soma twumva umutwe w'amagambo ntabwo ndi gusomera muri telefone yego ariko umurongo wa mbere uravuga ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4 amaki amahembe 4 aho ngaho uribaza ngo na amahembe ayanga yabagurira mu isoko cyangwa se amahembe y'inka ndagira ngo oya dukomeze turabisobanura nyuma mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisiraheli n'ab'i Yerusalemu Uwiteka anyereka abacuzi 4 komeza ndavuga nti bariya bazanywe n'iki aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Ubuyuda amen
akabatatanya. Amen. Ariko ndawusubiramo, nushaka usubiremo, nushaka uhere hejuru ku gice cya gatatu. Uwiteka anyereka abacuzi 4, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko ariya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga hagurukirizwa gutera igihugu c'abayuda akabatatanya. Gusa nshatse sinanasoreza naho ngaho, ndafashijwe maze ndore. Ubu nshatse sinanasoreza aho ngaho. Buri muntu wese, uranyumva neza Pascal? Yego. Bundi uyu mugabo ngo yari mu buryo yari ari mu buryo bw'iyerekwa. Hanyuma ngo Imana iramusanga, imwereka amahembe. Ubwo yamwerekaga ibigirwamana byinjira hehe? Aho ngaho mu gihugu cy'Ubuyuda. Ariko amahembe mu buryo bw'umwuka biragutunga. Kabiri, umuntu wasenze Imana by'ukuri nta buryarya, Imana imubesha aho atakagombye kwibesha. Umuntu wasenze Imana by'ukuri w'umunyamasengesho, uranyumva neza? Yego. Ntabwo abeshwaho, Bibiliya ngo abeshwaho no kwizera, ahubwo kwizera niko kumuzanira, uranyumva neza? Kwizera niko kumuzanira ibyasezeranyijwe. Yego. Ni nayo mpamvu abantu bagomba gusenga Data mu kuri no mu mwuka, Imana ikabakuraho za mbaraga mbi z'umwijima. Hanyuma rero tugana ku musozo, nagira ngo mbwire abantu, Imana ije gukura imbaraga mbi zari ziri mu mitima y'abantu. Hanyuma ninjoro nibwo nabonye umuntu asa nkaho ava mu isanduka ariko yarapfuye. Umukecuru nabonaga yambaye ikanzu ijya kumera nk'ivangavanze ariko kameze nk'akamovu ukuntu, ariko nabonaga ari igiporoporo y'amagufa yumye, ariko nkabona kirahagurutse. Hanyuma ndabwirwa ngo abantu nibasenga babe maso, kuko ngo Satana ahagurukije umudayimoni wo kuzajya atera abantu b'Imana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadukurikiye. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Nk'uko muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Jean d'Amour. Tumaze iminsi dukoranye ikiganiro, ariko noneho nongeye kuvuga kugira ngo dukorane ikiganiro. D'Amour, karame gatanu nyakugira Imana. Subwo narama gatanu nibaza atari na 7 cyangwa 3. Ndetse Imana iyo yavuze ngo baho ntago baho. Baho nyine, ariko ntago izanamwe biharwo mbabarire cyane. Aha, icyo yanditse ba yaracyanditse. Icyo yanditse ba yaracyanditse. Icyo yanditse ba yaracyanze. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndakarama nawe urakarama nshuti yanjye. Amen. Uyu munsi ariko noneho ndabona watuje cyane, sinzi niba ibintu biza kubuhoro. Buriya hariho umunsi wo gutuza n'umunsi wo kwishima no kurira, byose Imana irabigena. Imana irabigena ibintu byose bikagenda neza. None reka musabe kugira usuhuza abakunzi bacu rero. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu abakunzi bizi YouTube channel bose, ni tubahaye ikaze. Bagubwe neza, basanzwe baguwe neza. Harimo abantu bataguwe neza. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Kumubwiriza. Umubwiriza. Erega reka nkubwire Pascal, Imana yaravuze ngo sindi umwana w'umuntu yicuza. Mahanga aremye aravuga ngo ni nyakatiza mwisho. Imana yaremye, n'ubwo buretse wumve, Imana yaremye, urumva? Ubu watuma ninjira mu cyanditswe kandi ntabishaka. Injiramo.
ingiya buriya uzacunge umusaraba hari agati kamanutse kabona kandi gatambitse yego buriya uriya musaraba utambika ari agati gatambitse gasobanura igihe cyangwa se imivukire yawe n'ubuzima ugomba kubaho n'ubwo ngubwo nyine noneho urabona ko ari agace kamanuka hanyuma igihe wavutse ugomba no gupfa yego noneho ko ari agace kazamuka ni ukuvuga ngo igihe bagushyinguye yego kari agace kabazwa ngo ugiye kubazwa imirimo yawe arubizi yego arubizi komeza umbwire rwose uzacunge neza iyo bagiye kugushingaho umusaraba ntibawushinga mu gatuza cyangwa se mu nda kati do reba hano ariko ahangaha mu mutwe neza neza ugomba kujya kubazwa ibyo wagize gute wakoreye mu isi yaba ari bwo busobanuro bw'umusaraba none twikomereza ibyo byo ntabwo bizi byihorera buri muntu wese afite ibisobanuro bye urumva kimwe nk'uko nanone buriya hari abahanga muri uru rugendo ariko nanone Imana ikatubwira ko nta muhanga muri uru rugendo niyo mpamvu uzasanga umunyarwanda yaravuze ngo yego nta mukuru utagira mukuru we haleluya amen haleluya ngo twakomeje nta mukuru utagira mukuru we hanyuma ndashaka kugira ngo uzategure icyo cyigisho tumenye ngo umusaraba usobanuye iki ariko buriya uzi ko buriya buretse uwo bawushyizeho n'uwo batawushyizeho kuko hari abantu batajya bashyiraho abantu imisaraba biterwa nanjye nibyo naringiye kukubwira tumenye ngo itandukano ry'ibyo bintu yego hanyuma rero twagiye tugeze mu isi igoye cyane hamwe urumva uherukana n'umuntu yari umunyembaraga bwacya mugahura asukumwa cyangwa se agendera kuri bekiye cyangwa se insimburangingo ariko mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'umubiri ubwo turi mu buryo bw'umwuka ni ikintu kiri gutuma abantu basubira inyuma cyane hanyuma Yesu umva ukuntu yavuze yaravuze ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya ubwo abantu bazaba bikunda badakunda babo bakunda imiya ikindi cya kabiri muri mwe hari abinjiye baraseseye hanyuma nimba waramenye Kristo ukitandukanya na Kristo umenya ngo wapfuye mu buryo bw'umwuka dufite abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka bapfuye bagenda ari intumbi mu buryo bw'umwuka ariko bapfuye mu buryo bw'umwuka bagenda ari intumbi barakinguye kera ku buryo Imana yikoreye ikabona uri intumbi iri aho ngaho nubwo ugenda uri muzima ariko uri intumbi rero dufite abantu Imana yapfushije ariko bagaragara nk'aho bariho ariko ari intumbi muri make Imana yarapfushije yapfushije rimwe se ahubwo iracyapfusha kandi no kuva na kera yarapfushe ubwo bamwihakanaga bakamwita umwami wa Zerubabeli ariyo mpamvu ubona uyu munsi wa none urwangano rwavuye mu bantu rwinjiye mu bantu urukundo rwavuye mu bantu urwangano ruri mu bantu urukundo rwararangiye noneho ugasanga wari umukirisitu ugasanga byararangiye usibye ko Yesu yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba mwe musaba icyo mushaka muzagihabwa tunaniwe gusaba neza we ndakumva umunyamasezerano cyangwa se kugira ubyumve neza umuntu wavuzweho n'Imana n'umuntu utaravuzweho n'Imana ushobora kurwana agatsinda ninde iyo bose bararwana ariko cyane cyane uwavuzweho n'Imana umuntu ufite isezerano ry'Imana ujye umwitondera ashobora gutsinda cyane hanyuma iyo bose bavuzweho n'Imana bikagenda gute bakarwana wese avuga ati Imana yarambuye oya buriya hariho Imana nyinshi ntago wamenye iyo Mana akorera iyo ari wowe ushatse kubizana mu busesenguzi oya ariko njye navuze Imana yaremye ijuru n'isi none se ntabasenga bose bari mu masezerano nyine ntabasenga se ryangombe iryangombe ntibamusenga aha itecekere none se ntabasenga izuba cyangwa inka cyangwa ibiki ko wagiye ubu se ntabasenga za Dagoni na za Bayani na za Shera none niba zita Imana se Imana ni nyinshi ahubwo urambaza iyihe Mana
ngewe iyo mvuga hanyuma iyo uvuga umuntu wese uzi imana ye urumva ahamya imana nk'uko iri ariko umuntu uzabona neza umuntu witandukanya na ya mana yamukuye muri Egiputa hepfo iyo ngiyo ukabona yarihindanye cyangwa se yarahindutse ujye umenya ko uwo muntu atakurikiye imana shaya icecekere wa mugabo intambara ziva he intambaro za hano ziva kutamenya imana kuko umuntu wamenye imana ntagira ishyari umuntu wamenye imana ntagira urwangano umuntu wamenye imana ntabwo yakica mugenzi we ariko umuntu utarigeze umenya imana icya mbere iyo Satani amweretse ko Damuru agomba gupfa aramwica urumva ikindi cya kabiri intambara buriya uzareba intambara ya Kongo cyangwa ya M23 na FARDC yego bamwe bashaka kugira ngo babone amahoro mu baturage ubwo ndavuga kuri M23 noneho FARDC nayo ikarwana ishaka kubuza amahoro ki abaturage urumva itandukaniro yego ni nayo noneho nitubifata mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu umukristo wese arwana kugira ngo adapfa mu buryo bw'umwuka ahubwo ahora ashaka gutera imbere ku buryo ngo imana ibe yamuteza intambwe imwe ajya ku yindi none akarwana kugira ngo agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kaganze kuri we buri muntu wese avuga ngo ahora agenda muri ya ndirimbo ivuga ngo ngende umukristo kandi zahora ndewe uranyumva ariko nubona umukristo urimo ufite ishyari umenye ko yinjiriwe na Sekibi ari we se Satani niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwabana b'inciramo kugira ngo se nta bana b'incira bari mu murimo w'Imana barimo nuko rero ntago wambaza ngo intambara ziva hehe kandi bagitera bahari none Damuru reka tukwakira tugezeho message watuzaniye mbo ikintu nabanza kuvuga wansomera amagambo ari muri Zekariya ibice bibiri Bibiliya iravuga ngo hari amahembe 4 n'abacuzi 4 yego saba n'umunani ntabwo ndahagera yego ntacyo buvuga Zekariya ibice bingahe ibice bibiri ni Zekariya ntabwo ari Zefaniya Zekariya ibice bibiri hanyuma udusomere ibice bibiri hanyuma dusomere ndahera ku murongo wa mbere soma twumva umutwe w'amagambo ntabwo ndi gusomera muri telefone yego ariko umurongo wa mbere uravuga ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4 amaki amahembe 4 aho ngaho uribaza ngo ni amahembe ayangaya bagurira mu isoko cyangwa se amahembe y'inka ndagira ngo oya dukomeze turabisobanura nyuma mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisiraheli n'ab'i Yerusalemu Uwiteka anyereka abacuzi 4 komeza ndavuga nti bariya bazanywe n'iki aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Ubuyuda amen
akabatatanya. Amen. Ariko ndawusubiramo, nushaka uwusubiremo, nushaka uhere hejuru ku gice cya gatatu. Uwiteka anyereka abacuzi 4, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko ariya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga hagurukirizwa gutera igihugu c'abayuda akabatatanya. Ubusa nshatse sinanasoreza naho ngaho, ndafashijwe maze ndore. Ubu nshatse sinanasoreza aho ngaho. Buri muntu wese, uranyumva neza Pascal? Yego. Bundi uyu mugabo ngo yari mu buryo yari ari mu buryo bw'iyerekwa. Hanyuma ngo Imana iramusanga, imwereka amahembe. Ubwo yamwerekaga ibigirwamana byinjira hehe? Aho ngaho mu gihugu cy'Ubuyuda. Ariko amahembe mu buryo bw'umwuka ntabwo ari amahembe y'inka yoherezwa, ahubwo ni imyuka mibi yateraga abana b'Imana. None iyo yazaga cyangwa se iyi myuka iyo yazaga gutera aba bana b'Imana, none ngo nta muntu n'umwe weguraga umutwe, ahubwo bahoraga baryamye aho ngaho hasi. None ngo Imana ibirebye irababara cyane, ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibo bakora ibi bintu koko. None ngo Imana isanga uyu mugabo iramwereka, iramubwira ati none ngariya mahembe niyo yatatanyije abayuda n'Abisirayeli ngo ntihagira umuntu n'umwe wegura umutwe. Yego. Undi narangira ati none se bizagenda bitete? None reka nze nkwereke, ngimanura ikintu cyitwa abacuzi bangahe banari bo bamareka bari baje gutabara ubwoko bw'Imana. Ariko nshatse nanarekera naho ngaho Pastor. Gumamo rwose, gumamo. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko hari ubutabazi bw'Imana bumanukiye abantu bayiringiye. Haleluya. Hanyuma nibwirire abadukurikiye ko abantu baterwaga n'izi mbaraga z'umwijima, nibwirire abanyamurenge, nibwirire abarundi, nibwirire abantu bose bafite ibibazo by'intambara ko Imana imanuye ikintu cyitwa ubutabazi bw'ibanze. Reka mbabwire, none se ntihabaho ubutabazi bw'ibanze se? Yego. Umuntu yakoze impanuka, hanyuma hari ubutabazi bw'ibanze mu gihe ambulance itaraza cyangwa se hari abaganga hafi aho ngaho, bari aho ngaho bahita baza gutabara wa muntu ugize icyo kibazo. Umubyeyi uri kunda utegereje wenda ko abona muganga, ahabwa ubutabazi bw'ibanze. Rero Imana nayo itanze ubutabazi bw'ibanze ku bantu bari mu kaga gakomeye, kubera ko hari imbaraga z'umwijima zateraga aba bantu. Hanyuma Imana yitegereje ububabare, uburibwe, ndavuga ku bantu barwaye, ku bantu baterwa n'imbaraga z'umwijima. Hanyuma Imana imaze kubitegereza aravuga ati none reka mboherereze abantu 4 bagomba kurinda uyu muntu. None uyu muntu ni muntu ki? Ni umuntu witondera ijambo ry'Uwiteka akarikomeza. Bibiliya ivuga ngo kiravuga ngo bana bato muri ab'Imana, kuko babandi mwabanishije n'ab'isi wanesheje, n'iza mbaraga z'uw'isi wanesheje. Ntago ari umwana w'umuntu wanesheje, oya niza mbaraga zigukurura. Ariyo mpamvu usanga hari umuntu ukora icyaha akavuga ati ngewe narehemukira runaka reka njye kumusaba imbabazi. Ni imbaraga z'Imana zimanukiye muri we zanesheje zacya, ariko bundi mwanesheje icyaha. Oya kuki mwemerera? Yesu aravuze ngo murwanye Satani wazagira gute? Azabahunga. Uyu munsi aho kugira ngo urwanye Satani ahubwo urimo uramusanga. Hari abantu bakorera Satani kandi bavuga ngo bakorera iki? Imana. Urumva? Ni nayo mpamvu uzasanga wambaje ku kintu cy'intambara. Niyo mpamvu uzasanga uyu munsi wa none abarundi batumva bimwe, batumva bimwe, abandi bumva ibindi, ugasanga bari gutya desordre hariya niko babivuga. Ugasanga bari mu kavuyo. Aho kugira ngo bininire bisuzume, ugasanga kumbi Satani yahagurukirije ya mahembe, za mbaraga z'umwijima, dore ko zariho zibereye, za mbaraga z'umwijima akaba ariho ziri kandi zirimo guturuka, aho kugira ngo basenge Imana yo mu ijuru ibarengere muri kiriya gihugu cyaho, ugasanga ahubwo bari muri shu. Rero Imana aragira ngo nibwirire abadukurikiye bari i Burundi, ninjira muri message ubundi nigendera. Yego. Niyo mpamvu nibwirira abantu bari i Burundi, umurundi
kazi umurundi ahari hariho hose. Imana imushyizeho ikintu cyitwa uburinzi bukomeye, kubera ko hari imbaraga zari zaratatse uyu murundi n'umurundi kazi, aho ari kugira ngo igitutsi, yego reka mvuge ngo hari izina ribi uyu muntu Imana imukuyeho ishyizeho izina ryiza. Hari igihe cyari kigiye kugera umurundi yatambuka bakamuvugiriza iki? Induru. Bitewe n'iki? Na za mbaraga zahagurukirizwaga kurwanya ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Noneho mva ikintu cyabaye ngo uyu mugabo witwa Zekariya ngarangije kureba hagati, none se bariya bamarayika bo bazanywe n'iki? Imana iramubwira ati bariya bo bazanywe n'ibintu bingahe bigera muri bitatu. Iti cya mbere ni ikihe? Bazanywe no kwirukana. Ako mvuge ngo amen. Amen. Bazanywe no kwirukana imbaraga mbi ziri mu bantu. Uri gusobanukirwa? Ndi kukumva cyane. None ibaze kuba uri umwana w'umukobwa, yego uri mwiza, warize, uteye neza, yego nibyo, ariko urakora bikagenda nabi, cyangwa se nta n'akazi ufite, uficaranye za diplome, ariko nubwo uri mu mahanga byaranze, ariko nubwo uri mwiza byaranze, urayatereka ukarerembura ukisiga bikanga. Ariko nagira ngo ubwire, izo ni za mbaraga zagize zoherejwe ku buzima bwawe. Kugira ngo uzitsinde rero biragusaba iki? Biragusaba kwizera no gusenga Imana n'urukundo rwawe rwose, hanyuma ufite guca bugufi muri wowe, apana kwikakaza no kwiyemera ngo ngewe ngo narize, ngo ngewe ngo nzashaka umugabo wize, ngo ufite inzu, ngo ufite imodoka. Wowe ufite iki? Ugasanga nta umukobwa ariko ntabwo wize, ariko ngo urashaka ngo wize gute se? Ugasanga uri umuntu w'umusore ngo ngewe ngo nzashaka umugore, ngo umukobwa wize, ngo umukobwa ufite imodoka, ufite inzu. Hanyuma reka nkubwire, ayo matuza yawe ntabwo ariyo yubaka urugo. Ubwo bwenge bwawe ufite ntabwo ari bwo bwubaka. Bibaye byiza umuntu wize, reka nkubwire Pascal, umuntu wize iyo afite ubwenge bw'isi n'ubw'Imana, vuga ngo iki kintu kirakora. Iki kintu kirakora. Kirakora wa? Reka mbisubiremo, umuntu wize iyo ugize umugisha ukaba ufite n'ubwenge bw'Imana, ibi bintu uko ari bibiri biragutunga. Kabiri, umuntu wasenze Imana by'ukuri nta buryarya, Imana imubesha aho atakagombye kwibesha. Umuntu wasenze Imana by'ukuri w'umunyamasengesho, uranyumva neza? Yego. Ntabwo abeshwaho, Bibiliya ngo abeshwaho no kwizera, ahubwo kwizera niko kumuzanira, uranyumva neza? Kwizera niko kumuzanira ibyasezeranyijwe. Yego. Ni nayo mpamvu abantu bagomba gusenga Data mu kuri no mu mwuka, Imana ikabakuraho za mbaraga mbi z'umwijima. Hanyuma rero tugana ku musozo, nagira ngo mbwire abantu, Imana ije gukura imbaraga mbi zari ziri mu mitima y'abantu. Hanyuma nijoro nibwo nabonye umuntu asa nkaho ava mu isanduka ariko yarapfuye. W'umukecuru nabonaga yambaye ikanzu ijya kumera nk'ivangavanze, ariko kameze nk'akamovu ukuntu, ariko nabonaga ari igiporoporo, ya magufa yumye, ariko nkabona kirahagurutse. Hanyuma ndabwirwa ngo abantu nibasenge babe maso, kuko ngo Satani ahagurukije umudayimoni wo kuzajya atera abantu b'Imana, akabakuramo ibyizerwa, bigatuma basubira inyuma. Ugasanga abantu bari mu matiku n'amagambo no gusebanya, abandi barangariye mutabafite umumaro. Ngo icyo gihe ngo Satani yamaze gutegura ngo igitero simusiga cyo kurahura ubwenge mu mitima y'abantu b'Imana. Ndabwirwa ngo ndongera ndabwirwa ngo umuntu wese uzi ko ari umurundi asengere igihugu cye, kuko uyu munsi wa none
ngo Satani agambiriye gutezamo ikintu cyitwa intambara abantu bagapfa ari benshi. Imana iravuga ngo musenge mutisengesheje. Ariko ubundi mwasenze abantu b'Imana ntibasenge. Mwasenze bundi ni iki gituma mudasenga? Insengero zirafunze. Nimba zifunze umutima wawe urafunze. Ko nta rwitwazo muzagira imbere y'Imana. Ko ngewe ngo insengero barazifunze. Bande suretse Imana. N'ubundi ubusereka nkubaze. Erega Imana yifunze nta ufungura, niyo yafunze. Yari yarabivuze igihe gitose. Ibyo byo ntunabitindeho rwose. Uranyumva? Reka tuba nyako mwaje mubwiza abantu ukuri. Bibiliya ngo abazi Imana yabo bazakomera nimara gukomera bakora iby'ubutwari. Ikavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira z'abanyabyaha nicare n'abakubaye. Uyu munsi wa none ukaba uhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Nimba uri umwicanyi nawe ugahagararana nawe cyangwa se ukagenda nawe ugatindikira ibyaha ugahishira umunyabyaha. Kubera iki? Abantu mufite ubugome bwo mu mitima niki cyabibateye? Mwasenze Imana ikabaha urukundo ikabagirira neza, kandi ugasanga ikindi cya kabiri ugasanga uyu munsi wa none kugira ngo wizere Imana wizera umwana w'umuntu vraiment wakizeye Imana aho kugira ngo mushake nyiri bitangaza murajya gushaka ngo umupastori ngo ukora ibitangaza. Nawe imagine aho kugira ngo ujye gushaka nyiri gitangaza ahubwo urajya gushaka ukora ngo pastor ngo ukora ibitangaza. Reka nkubwire ngo Yesu yatangaga imikati igihe kimwe, ariko mvuga aka kantu dusoza. Igihe kimwe ngo Yesu ngo baza kumingata, ariko rero hano hari abantu icyiza twabakorera niki none mbabwire baze uyu munsi wa none biyirize ku nimugoroba tubaho imikati, ngo abantu baje kurya iyo mikati nimugoroba ngo bagiye bavuga ngo Yesu ngari gutanga iki imikati, ngo ahaza abantu ari benshi. Ngarangije ngarabareba abona ko hari abantu baje bashaka imikati ariko batari baje bashaka iki agakiza. Dufite ingunzu, dufite ingegera muri uyu murimo w'iki w'Imana. Yego mbisubiremo, dufite ingunzu, dufite ingegera muri uyu murimo w'Imana. Dufite abapastori bataye umuhamagaro ariko batacyambaye wa mwambaro wa pastori, ahubwo bambaye umwambaro w'umwijima kugira ngo bakure ibyizerwa mu mitima y'abantu y'abakunda Imana batukisha izina ry'Uwiteka. Kandi siko byagakwiye, kandi ntago ariko byakagombye rwose pe. Rero Imana yambwiye ngo abantu nimusenge kuko Imana ishaka gukura imbaraga ziri mu mitima y'abantu bakunda iki Imana. Imana irambwira ngo abantu nimusenge kuko hari abantu baje gushyirwaho ikintu cyitwa uburinzi, kuko buri muntu wese agiye afite abantu bane bagomba kumurinda ari abantu b'abamarayika. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Nimero ya telefone 0782 ni ya WhatsApp mfite 0782 79 nzisubiremo 0782 79 Imana y'amahoro ibamere umugisha. Shalom.